Hari amakosa abantu bakunze gukora mu gitondo bigatuma birirwana umunabi. Nongeye kubasuhuza kuri Kirabo TV, ngiye kubereka icyo wakora kugira ngo wirirwane akanyamuneza, mwereke amakosa 10 abantu bakunze gukora mu gitondo bigatuma birirwana umunabi. Ubundi hari igihe umuntu ava mu buriri akirirwana umushiha kandi atazi neza icyawumuteye, nta n'ikibazo na kimwe afite kuri uwo munsi. Ubushakashatsi rero bwerekana ko abenshi ibi biterwa n'amakosa dukora buri gitondo kandi bamwe bakayakora batayazi. Tugiye kurebera hamwe rero amakosa agera ku 10 wakwirinda buri gitondo bigatuma wirirwana akanyamuneza, kuko ibyishimo guseka ari byo soko yo kuramba no kugera ku munezero w'ubuzima tubayemo. Ikosa rya mbere ni ugukangurwa n'inzogera cyangwa se réveil. Abantu benshi bahitamo gukangurwa n'isaha cyane cyane bashyira mu matelefone yabo, ikagenda ivuga buri minota 15 bitewe n'uko isaha yabo yo kubyukiraho umubiri wabo uba utarayimenyera neza. Iki rero ni ikintu kibi cyane kinaniza umubiri umunsi wose, ahubwo abahanga batubwira ko umuntu yakagombye kumenyereza umubiri igihe cyo kubyukiraho buri munsi, akajya amenya ati ndabyukiza isaha buri munsi, akagerageza abyukiraho kugira ngo ashyiremo réveil. Iyo ushyizemo réveil ikagukangura ibitotsi bitarashira neza, ugasanga wirirwanye umunabi, umunsi wawe kugendekeye nabi. Irindi kosa rya kabiri abantu bakunda gukora ni ukuguma mu kizima bwakeye. Abantu bamwe bahitamo kwijimisha icyumba baryamamo bashyiramo amarido yijimye kugira ngo urumuri rw'umucyo rwa mu gitondo rutaza kubakangura. Ibi rero si byo kandi si byiza, kuko ari ukuvuna umubiri wacu kandi uba ukeneye ruriya rumuri rwa mu gitondo. Irindi kosa ni ukubyuka vuba vuba igihe ukangutse. Iri rero ni rimwe mu ikosa rinaniza umubiri cyane. Umunsi wose ugasanga wirirwanye umunabi, igihe ukangutse ugahita ubaduka vuba vuba na bwangu. Ibi bituma amaraso yirukanyira mu maguru, bikaba byanagutera umuvuduko w'amaraso ukabije, cyangwa se ukaba warwara iseri n'ibindi. Tugirwa rero inama zo kubanza kwicara ku buriri gatoya, ukabanza ugatekereza ibyo ugiye gukora no kunanura umubiri. Ntugahite rero ubyuka wirukanka ngo badukire hejuru, ntabwo ari byiza, bishobora gutuma umunsi wawe utagenda neza, ukirirwana umunabi. Irindi kosa ni ukudakora imyitozo ngororamubiri. Siporo burya ya mu gitondo niyo iruta izindi twakora mu yandi masaha y'umunsi, kuko ari igituma umuntu atiyongera ibiro uko yiboneye. Imyitozo rero yoroheje ikorwa igihe uvuye mu buriri ituma umuntu yirirwana akanyamuneza umunsi wose. Irindi kosa rya gatanu ni ukutoza amenyo. Rero ni ikosa rikorwa n'abantu batari benshi ariko rikomeye cyane, kuko iyo ubyutse nusukura amenyo wirirwana uburyaryate mu kanwa, mbese utuma umubiri wirirwa wumva utameze neza. Gerageza rero ujye woza amenyo ya buri gitondo uko ubyutse ndetse na nimugoroba ugiye kuryama. Irindi kosa rya gatandatu ni ukoza amenyo ukimara kunywa ibintu byifitemo acide. Iri rero ni ikosa rikorwa n'abantu benshi iyo bamaze gufata ifunguro rya mu gitondo, barangiza bagahita biborosa, cyangwa se ku bantu bakoresha ikawa, amazi arimo indimu n'ibindi biribwa birimo acide mu ifunguro rya mu gitondo, bagirwa inama ko bajya basukura amenyo yabo nyuma ntibura iminota 40 nyuma y'uko bafata iryo funguro.
Gerageza rero nimba uriye ibiryo birimo acide ntugahita wiborosa iminota 40 itarashira, bizagufasha kwirirwana akanyamuneza. Irindi kosa ni ukwihutira kubyukira ku byuma by'ikoranabuhanga. Rero ni ikosa rikorwa n'abantu benshi bitewe n'umuvuduko w'iterambere isi yacu igezemo, ariko ni rimwe mu makosa akomeye ananiza umubiri wacu. Harimo rero umuntu ubyukira ku kanya kuri telefone agasoma ubutumwa bugufi ku mbuga nkoranyambaga se ku mashini y'akazi, ugasanga arabikora akiva mu buriri. Ahubwo ubushakashatsi bugira inama ko abantu bagomba kubanza kwitegura umunsi, ibi ukabikora ari uko winjiye mu kazi kawe ka buri munsi, kuko iri kosa hari n'abarigwamo bakibereye mu buriri. Irindi kosa ni ugutangira akazi nta gahunda ufite y'umunsi. Rero ni ikosa rikomeye kubyuka ukajya mu mirimo yawe ya buri munsi utarategura gahunda yawe yose y'umunsi, uko akenshi hari igihe umunsi ukwiriraho nta kintu na kimwe ukoze gifatika. Ubishoboye rero jya ubyuka wandike ku gapapuro gahunda yawe yose y'umunsi, ibyo uri gukora uwo munsi bitegure, ubundi urebe ukuntu bizakugendekera neza. Irindi kosa ni ukubyuka utekereza ibibazo ufite. Uyu rero ni umwitozo twese dusabwa gukora buri gitondo, aho umuntu yabyutse yishimira ibyiza yagezeho mu buzima ku rwego rwe, aho kubyuka utekereza ibibazo bigukikije. Gerageza rero ujye wita ku byo wagezeho cyane kurenza kwita ku bibazo wahuye nabyo mu buzima bwawe. Irindi kosa abantu bakunze gukora ni ugutinda kuryama ngo batabura ibitotsi. Hari abantu benshi rero bahitamo kujya mu buriri bakerewe ngo nibwo babona ibitotsi ku buryo bwihuse. Ibi rero si byo, ahubwo abahanga batugira inama ko umuntu yagombye kumenyereza umubiri w'isaha yo kubyukiraho n'iyo kuryamiraho, ntabihindure uko yiboneye. Aya rero ni amakosa tumaze kuvuga agera ku 10, hiyongereho ikosa rimwe ku bashakanye kandi bagomba gukosora. Umunezero wa mbere ushobora gutuma umugore cyangwa umugabo yirirwa ameze neza umunsi wose. Ni igikorwa rero cyo gutera akabariro buri gitondo, kuko bituma akazi bagakora neza kandi baruhutse mu mutwe, bakumva bameze neza, umunsi wabo ukabagendekera neza. Reka mbashimire rero kubw'umwanya wanyu mwaduhaye, mukomeza mugira ibihe byiza. Nyemerera musabe ukande subscribe nimba utarabikora, urabugize neza, urabudushyigikiye bikomeye. Mugira ibihe byiza rero, ndabashishikariza gukomeza kubana natwe umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana aguma abane namwe. Ciao ciao, mwakoze cyane.